Hari ni story yaje gute kuri Glory? Ni story zo muri ni story za kera man. Njyewe ntago nzi ko nakunze hip hop, ahubwo hip hop ishobora kuba yarankunze to. Urabona ari biboro bajya bita like chosen one, urumva? Nizera ko buri muntu wese uri hano ku isi aba afite mission yamuzanye to. Njyewe nagize amahirwe menya mission yanjye ndi umupeti byatari. Natangiye gukora hip hop music mfite imyaka 8. Droppinga song yanjye ya mbere mfite imyaka 13. Nkora video yanjye ya mbere mfite imyaka 14 nibwo nari ngiye muri secondaire mpaka nkuze, urumva? Nyine n'isi yanjye to. Ariko uburyo nakoze isi yanjye nari mfite idea ya mbere, nari mfite nashaka kuyita the world is yours, isi ni yawe. Ariko ndavuga buri muntu wese agira isi ye to, you get it? Nshobora kuba njye nakubwira the world is yours ugasanga my world is not your world, urumva? Mita mbihindura to, ndavuga isi yanjye. Ndi guteramo stories zo muri hood, stories zambabaje muri life yanjye, you know. Yes, reka ngusuhuze cyane rero wowe mukunzi wa Kigali Source TV, we tubana 5x5 umunsi kundi mu biganiro byacu bitandukanye muri gahunda zacu, ni kwa kundi murabizi harimo fire. Yes, ni Element Promoter, ni hip hop connection y'ibisanzwe. Hanyuma muri iyi minsi ndi kugendera ku byifuzo by'abakunzi bacu cyane rero na mpamvu uyu munsi tugiye kuba turi kumwe muri aka kanya mwagiye mu munsi abakenshi, nanjye rero sinabatengwa nagize nti reka nze kumugeraho street, you know, hari byinshi bikeneye kumumenyaho. The one and only bagiye mumenya mu ndirimbo zitandukanye, by'umwihariko ni muri hip hop tuba turimo. Mbere yuko mugeraho ngo muhikaze mbaze nkwibutse gukanda subscribe nk'ikintu cy'ingenzi cyo nyine kidutera imbaraga muri byose. Yes, ni Kigali Source TV, ndi kumwe n'umuntu bita Glory Majest, benshi muramuzi nyine. Hanyuma uyu munsi reka muhe ikaze muri studio za Kigali Source TV. Welcome bro. What up? Ngo keji tubyukuru turusi nkuru, umwana wariwe n'imbundu rutugu, ni solo bandana yampara umutuku, yavuye amahomu kubera imituku, zishuti zatuma urwara urutugu, ziribu nazo zidufata ku gifu, abana ku mutaka bashaka isupu, kugera ku butaka bisaba ingufu, umuhungu ni loko ni hot zihoze ni pros zirashaka ifoto, call ya plug ibitondo ndi sick, musaza nge ndashaka zonto, punani ya koko iza guteza koto, ndabizi kutinyizi popo, icyana ni koko gikwemeye geto, gikeneye sone ya momo, gifata kamoto kizanye umutoso, gikumbuye diki ya tonto, gicanye ku maso gisakanga kako, wagira ni movie ya prono. You already know man. Walla bala bo. Yeah man. Sasa ngira ngo mwumvishe ngo dutangire mu musaza welcome. Yeah, ni Glory Majest ibisanzwe. Hanyuma namuzanye, mwari mwamusabye muri benshi cyane. You know, bitewe n'indirimbo ze mwagiye mwumva mukambwira muti murashaka ko agenda asobanura byinshi bitandukanye. Hanyuma mbere yuko enda Glory nkubwira impamvu nyamukuru nagutumiye, ndagira ngo aho banze ngira ngo acemo iminsi tari kugaragara, you know, bikorwa harashobora kuba uhugiye muri studio, utubwire muri gahunda zawe bimeze bite, ibihangano bishya biri ryari, gahunda ufite no mwaka, hanyuma tubone twatanye n'izindi gahunda. Man, like gahunda ni fresh man. Abantu bakunda music yanjye bankurikirana biri hafi barabizi, maze amezi angahe mfite umupeti, ndi kumutitira pampa n'ikirira bakiruva biri hard byatari. Ariko peti yakuze amaze kugira nk'amezi 9, nagarutse kuri street ndi gutigita n'iki, you know, ndi gukukinga EP yanjye, ndi gukukinga yitwa Mood ya Street. Yeah, that's what's up man. Yes, rakoze cyane. Ubwo gahunda nyine abafana bitega yuko ari vuba cyane, imizigo nayo iza. Hanyuma Glory, abakunzi bawe benshi batandukanye bagiye bansaba bati ari indirimbo zitandukanye zawe bagiye bumva, barambwira bati bashaka ko wazazisobanura deeply inkomoko yazo. Uratwemerera ko tuganira kuri private life yawe? Yeah, it's okay man, twabikora man. You already know Glory Majest for life. Yeah. Yes, ni umuraperi uri ufite mind iri open cyane. Hanyuma hari indirimbo yawe yitwa Isi, hari indirimbo yawe yitwa ibaruwa kuri mama, na rap Kungufu. Ziriya ndirimbo nizo tugiye kwibandaho cyane uno munsi. Duhere ku Isi.
iriya ndirimbo is it based on true story nk'uko birimo bimeze bite? Isi yanjye ni story. urabona yuri umupeti hari isi uba utaramenya tu. urabona iyo uvutse ntago aba ari wowe uri OG. wavuka bakakubwira uriya ni papa uriya ni mama, urumva ugasanga bakwisa amazina, urumva men, ugasanga ibintu byose ntago biri OG. noneho hari imyaka ugeramo ugahita uvuga Yesu we uzi ko bambeshye, uzi ko noneho iyi si ndimo ari ya danger, urumva. nukuvuga nkompozi iriya ndirimbo yitwa Isi yanjye nakoze nyine life yanjye to kuva ndi umupeti mpaka nkuze, urumva nyine n'isi yanjye to. ariko uburyo nakoze isi yanjye nari mfite ide ya mbere, nari mfite nashaka kuyita the world is yours, isi ni yawe. ariko ndavuga buri muntu wese agira isi ye to, you get it. nshobora kuba njye nakubwira the world is yours ugasanga my world is not your world, urumva mita mbihindura tu ndavuga isi yanjye. ndi guteramo stories zo muri hood, stories zambabaje muri life yanjye, you know. isi yanjye man, you already know. tugarutse mu mirongo yumvikana muri iriya ndirimbo, aho ririmba ku bintu bijyanye n'umubyeyi, uvuga ko yawe gucomotse, byaba ari byo? True story. nabuze mama wanjye nkiri mutoya byatari, bigera agera igihe ndakura tu mbona no muri struggle naciyemo, ibintu bibi nakoze, ari cyo kibazo nagize tu cyo kubura umuntu uri around ukuguiding, ukubwira reka tubikore gutya, reka tubikore kuriya, you know. ndavuga nyine nta indi choice mfite nk'umu artist. ikintu cya mbere ngomba gukora nyine ngomba kuvuga reality. nimwe mu ndirimbo zanjye ushaka kumenya true story yanjye, life yanjye, wakumva that song. kandi buri muntu wese uri muri life, buri muntu wese uri guca muri struggle, you know, relating kuri iyo story to. reka tunagukomeze, hanyuma wenda iyo ndirimbo ihite tujyana reality mu buzima bwawe. ubundi abantu bazi Glory Majest nk'umuraperi nyarwanda, ubundi ni uri mwene nde, amazina yawe, wavukiye he? rero hano navukiye nanjye ntago njya mpamenya sometimes man, urumva. vyo wanjye yarambwiraga ngo navukiye ngo Kenya, noneho mere wanjye akambwira ngo urabona nkigutwite ngo ari mutoya iki, ngo intambara genocide n'iki, ngo tujya Congo. noneho wa sister banjye bakambwira ngo Igisenyi, urumva. ariko ndi mixed cyane tu, ndi mixed byatari, birangora kugira menyano navukiye tu niba naravukiye urumva bed. gusa ndundi umunyarwanda, nakuriye muri hood bita G3 za G3, muri hood bitaga Majengo. niho namenye ubwenge, kwa kundi ubura umupeti utangira kugira conscience yo kumenya hood urimo. niho hano nisanze to, ariko ntago ndamenya neza hano navukiye biri OG. ubwo nzahashaka nyine to. amazina kwa Kagame Rajab bin Mariam. Rakoze cyane, turacyari kumwe na Glory the Majest. hanyuma Glory, uri umuntu uri document cyane kuri hip hop cyane, abantu bamwe na bamwe bakwita Tupac wo mu Rwanda. story ibintu byo gukunda hip hop, ibintu byo kumva wakora music especially hip hop, byatangiye kuza ryari? ni story yaje gute kuri Glory? ni story zo muri, ni story za kera man. Njyewe ntago nzi ko nakunze hip hop, ahubwo hip hop ishobora kuba yarankunze to. urabona ari biboro bajya bita like chosen one, urumva. nizera ko buri muntu wese uri hano ku isi aba afite mission yamuzanye to. njyewe nagize amahirwe menya mission yanjye ndi umupeti byatari. natangiye gukora hip hop music mfite imyaka 8. droppinga song yanjye ya mbere mfite imyaka 13. nkora video yanjye ya mbere mfite imyaka 14, nibwo nari ngiye muri secondaire. nukuvuga nagiye muri secondaire already mfite video to.
noneho uburyo nakunze hip hop nari mfite viyo wanjye yakundaga music ariko nyine akunda music muri rusange. Urabizi kera tukiri batoya habagaho amakasete, waragendaga ukagura kasete ariko utazi ibintu, kutazi imiziki yose iri kuri kasete. Noneho viyo wanjye akajya azana izo kasete hariho songs ziwe yakundaga, abasesire kare bwana bande. Ariko izo songs iyo zarangiraga hari izindi songs zari ziri kuri iyo kasete, viyo wanjye ashobora kuba atarazi ko zari ziriho. 50 Cent, you know, icyo gihe hari Ross 50 Cent. 50 Cent aribwo icyo gihe harimo bari bamaze gusinyisha abaniga bitwaga Mobb Deep, ba Prodigy na Havoc. Rest in peace rest in peace Prodigy. Then mbyumvishije numva ni ibintu biri dope man. Mba interesting muri ibyo bintu, birangira mbaye call up muri iyo culture nyiri mutoya cyane, you know. Mba numva ariko namenye hip hop man. Maze kugira muri icyo gihe maze kumenya izo movements, nzagura n'aba guys. Ubungu icyo gihe nari mutoya, mfite nk'imyaka nka 14, 13, 12. Abo bantu nahuye nabo bari bafite muri za 25, 30. Influencinga gukunda ibyo bintu. Ako bo ubungubu ntago bakiri muri game, bayivuyemo ariko ni crew yitwaga Heavy Gangs. Yeah. Iyo crew yitwaga Heavy Gangs bari bafitanye connection na Tough Gangs. Ahantu nafashe decision ndavuga I have to do this shit. Ni this nigga P. Shout out, special shout out kuri P, urumva. Then ndi umupeti, abo bajibu bari bafite composition ziri dope, urumva. Ariko uburyo numva music nkumva ariko there's something missing. Uzi indirimbo ya P bita naguhaye imbaraga. P yabaga ku muniga, uwo muniga warimbaga muri iyo crew bitaga Kadafi. Then iyo naguhaye imbaraga yayandikiye muri ghetto ya Kadafi. None Njye sinzi n'igano yari yagiye, then ngira amahirwe yo gusanga yasize iyo notebook yandikagamo lyrics ziwe. Soma lyrics ziwe, ndavuga man, uyu muniga izi bora ari kuvuga ziri deep. Mbona Jani natangiye mfite ibintu byinshi byo gukora to, you get it. Ndavuga noneho ntago ngikeneye crew, nkeneye kuridinga solo. Mfite abantu benshi nkeneye kumva, mfite amadocumentary menshi nkeneye kumva, nyine nkeneye kumenya iyo culture. Then mitamera aho ngaho to kugeza n'ubu ngubu I'm still me. Hanyuma Glory, birumvikana ko watangiye music kera mu myaka yo hambere. Hanyuma ni izihe challenge zagiye ziba wenda kugira ngo yakuri ubu ngubu benshi barakuzi already, ariko bisa nk'ibyatinze, ni izihe challenge ntago zibura muri life. Urumva utangiye music uri a youngster, uri umuntu niga ukiri mutoya, challenge zibaho. Challenge ya mbere ibaho ni challenge y'ababyeyi bawe. Urumva niba ubyaye umwana akiri mutoya, wowe uba ufite ibintu expectingaho. Wenda niba tuvuge urakuze, ufite mama wawe cyangwa papa wawe, we aba yumva ashaka ko uba ikintu kiri different n'icyo wowe ushaka kuba. Noneho wafata decision muri life yawe, nyine we ntabyumve. Challenge ya mbere ibaho ku muntu wese ukora music ari mutoya mu Rwanda ni challenge y'ababyeyi. Especially music dukora hip hop music, ntago baba babyumva kubera abantu benshi barabyitiranya. Iyo ukunze music, especially rap music, hari uburyo uhinduka muri wowe kubera hip hop ni culture. No kuvuga ubaye different, ubuluzinze culture y'ubunyarwanda, ukaruzinga culture y'ubunyafrika, ukagira indi culture iri strange, you get it. Uburyo uvuga, uburyo wambara, uburyo ugenda,
you get it yeah like wowe tu biri physically biratandukana umubyeyi wawe iyo atangiye kwibona uri mutoya ababona mani biri crazy nizo challenge nagiye ngira nyiri umupeti tu challenge zo kugira njyewe mbe njyewe n'umubyeyi wanjye ndebe avuge ngo wowe uri wowe you get it yeah, kandi biragoye kugira umuntu arwanye uwo uri we tu kandi nawe uzi uwo uri we tu nubwo aba ari umubyeyi wawe at the end of the time at the end of the day nubwo aba arakuzanye ku isi aba ari life yawe man urumva nizo challenge nagiye mpura nazo urabizi ntago abantu benshi bazi challenges abatisi bahura nazo twe turi muri Afrika turi mu Rwanda industry iracyameze ukuntu you know yeah yes rakoze cyane hanyuma reka tugere ku ndirimbo yitwa rap Kungufu iriya project composition yayo ari abantu bamwe nyine batazi game neza wenda batekereza bati beef you know yo muraperi gukora beef uko abaraperi harabumva yuko biba ari ibintu biri hard nyine ari beef bikomeza no mu buzima busanzwe ariko kubakurikira neza hip hop bazi ko ari ibintu ni kimwe mu bintu bigize hip hop yeah gira ikintu uvuga kuri iriya ndirimbo rap Kungufu rap Kungufu ni indirimbo rap Kungufu nayo recordinze muri 2017 ntago rap Kungufu nari mfite heads nta rwango na rumwe nari mfitiye umuntu to ahubwo navuga ko nari mfite urukundo rw'injyana cyane muri 2017 2016 gutyo nibwo like hip hop yo mu Rwanda ari itangiye falling down ataraza aba bapeti baza babikora ngo wenda ya hope yongera igaruke nicyo gihe abantu benshi bari batangiye kumenya crack noneho abaraperi benshi bo mu Rwanda bari batangiye kunywa crack mu myaka yari yashize hari hagezweho afrobeats abaniga benshi batagikora real hip hop bari mu afrobeats nanjye nari youngster ndi kuzamuka ndi kuvuga niki nakora kugira abantu bagire recognition like y'umuniga uje muri game nibwo nakoze rap Kungufu urabizi haba ama beef menshi abantu benshi baza ama beef yabayeho ku isi bazi za Hip-Hop ya Park bazi za Ether bazi za Hushat ya Notorious P.I.G urumva baza ama diss menshi byatari ndicara ndatekereza ndavuga niki nakora ku buryo nakora song buri muntu wese ukunda real hip hop byanyabyo abakora muri ndavuga nshobora gufata nka disinga abaji babiri ariko nago nkeneye kudisinga abaji babiri ngiye gukora body imeze nkaho ndi nk'umusirikare umwe uri kurwana na batayo zose then mfata abaji bose mbashira mu gafuka mbarya ama box ya dance bore yanjye mitanyita rap Kungufu rap Kungufu ni kera man yeah ushyiraho umurongo umwe muri iriya ndirimbo no rap Kungufu ni beef nakoze abantu bose bashaka kwiyumvira kuri channel yanjye Glory Majest music ariko urabizi igihe turimo man ntago turi mu bihe byo kudisingana ni bore warakoze back in days uri umupeti you know hanyuma Glory iriya ndirimbo mu gihe maze hanze feedback ameze bitari umuntu wenda waba warigeze akubwira ati bro wadukushije gutya wateje public nagizemo ibibazo byinshi kubera nari nyene icyo gihe nkora rap Kungufu nari nyene ama connection menshi niba ari move nakoze ntari natekerejeho neza babantu bose nari nkeneye ngo bamfashe muri journey yanjye bose already nari narabatutse muri ya ndirimbo urumva kandi mbakeneye mfite album nari ndi gukora yitwa Gloryology abo baji bose na disinze bose nabashaka kuri iyo album then habaho challenge bari kuvuga ni gute ngewe wanuka muri song yawe ukaza uri kumbya ngo wereze collabo I don't know ntago babyumva ko ari game cyangwa ko ari hip hop music nagizemo challenge nyinshi muri ya ndirimbo to yeah nyinshi cyane yes Glory mbere ko tusoza ikiganiro twagiranaga winjira muri game winjira muri hip hop mu Rwanda harimo abandi baraperi bari baragutanzemo
ni nk'abaye baraperi wumvaga lyrics zabo kumva zirakubaka cyangwa se ukabafatiraho nk'icyitegererezo kumva njye nangira music bimeze nk'aryo byari bigitangira you know nini urumva aretsamu nari a young star nagombaga kumva abantu bose aba Kate Kavuyo inshuti z'ikirere urumva ba Negji UTP Soldiers DMS abaniga baririmbaga muri Barrick Music you know nyine za poro za kera bariringabo bande bwa bupeti urumva ariko njyewe nakuze ntakunda kumva music nakuze ntakunda kumva music yo mu Rwanda cyane nakuze ni inspira kuri boro zo hanze man ba Notorious B.I.G ba Rakim urumva Mob Deep urumva man ba Styles P urumva abaji benshi ba back in days abo baniga nibo batumye mba the real me urumva nakuze numva Tough Gangs wao baniga banyu urumva OG yeah man yeah urakoze cyane hanyuma mbere ko dusoza ubutumwa ku bakunzi ba hip hop special abakunzi ba Glory Majest sinabita abakunzi n'abavandimwe man n'abantu twahuriye ku isi tumaze gurira ku isi bose bari gukina game zabo nanjye ndi gukina game yanjye ngiye nkora umuziki bo bakunda umuziki bakunda music yanjye ndi thankful cyangwa ndi grateful kuba mfite abantu bankunda mfite abantu bumva music yanjye umuntu wese wakanze play kuri music yanjye umuntu wese wakanze subscribe umuntu wese urabona music ukuntu imeze man cyane cyane hip hop music tuvugiye ndabara abahomboy bashobora kuba bari hariya umuhomboy umwe akanyumva agakunda music yanjye afite nk'aba friend biwe nk'abane muri hood akababwira muzi n'ibindi hari umuniga numvishije man bita Glory Majest afite flows zirenze byatari mu mwumvi noneho abaniga amwumvishije nabo bakazamwumvisha undi umuntu wese washarinze music yanjye umuntu wese wansupportinze ndi muri difficult times zanjye appreciate man appreciate yeah for real yeah nari nibagiye kuvuga ikintu kimwe bro urabona life tuba turimo tuba turi young dufata ama decision ari fake hari abapeti bari mu majail man bari gukora za 25 ku makosa bakoze ari batoya man urumva special shout out ku muntu wese uri mu ishene man urumva umuntu wese uri kwambuga uri magelagere uri hehe it's okay sometimes n'aba people bagomba kubyumva ko umuntu making a mistakes urumva mfite abaji banjye babiri umwe yitwa Dariken undi yitwa Garagara nibo bantu bampereje support iri big muri music yanjye ariko right now bari kudoing time mu majail n'iki sometimes abantu baba bagomba kumva ko umuntu akora mistakes muri life akiri young agifite amaraso ashyushye special shout out ku muntu wese uri muri jail man nashe nidacika tu you already know yeah icyizere kiracyahari arakoze cyane ni Glory the Majest ngira ngo ubutumwa nabusohoje abakunzi ba Kigali Source TV shout out mwamubonye hanyuma hari na byinshi arimo arateka mu gikoni ni fresh cyane abakunze tracks abakunze hip hop ye iri real ziracyaza ari nyinshi cyane hanyuma reka mwibutse ko gukanda subscribe aricyo kintu cy'ingenzi cyonyine gituma tugira kime kugira ngo turusheho no kubategura ibindi bintu bimeze neza.